people, nanone ni Bumuntu Empire. Uyu munsi nabateguriye ibihugu 10 bifata nabi abirabura kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi. Rero niba wari ufite gahunda yo kuza muri ibyo bihugu, uzaze ubizi ko batishimira abirabura, cyangwa se uzaze uzi neza ko ushobora kuzahura n'icyitwa racism cyangwa se colorism challenge. Ibyo bihugu uraza gusangamo ibihugu uzi, ibihugu ukunda, ndetse n'ibihugu wifuje kuza. Amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Virtual Travel cy'umugabo witwa Brian. Kurikira Bumuntu Empire, tubane muri kino kiganiro. Reka rero duhere ku gihugu cya mbere. Igihugu twese tuzi ni igihugu cya Saudi Arabia, kinaturanye na hano hafi turi. Igihugu cya Saudi Arabia ni igihugu kizwiho amateka y'ubukire, ndetse kikaba ari igihugu kizwi cyane, ariko iyo kigeze mu gufata nabi abirabura kihindura isura. Igihugu cya Saudi Arabia cyakuze kuba cyanengwa n'abantu benshi, cyangwa se n'ibindi bihugu byinshi, ihohotera rikorerwa abanyafurika bahaba, cyane cyane babakoresha imirimo ivunanye, babatoteza n'ibindi byinshi bibi bikorerwa abanyafurika batuye muri kiriya gihugu cya Saudi Arabia. Turaza gukomeza twihuta cyane tujye ku gihugu cya kabiri mu gufata nabi abanyafurika ku isi hose. Igihugu cyashyizwe ku mwanya wa kabiri ni igihugu gifite tekinoloji ihambaye, ni igihugu twese twumva tukagira ngo ni paradizo. Ni igihugu cy'Ubuyapani, icyo kiri ku mwanya wa kabiri. Igihugu cy'Ubuyapani turakizi ni igihugu gifite tekinoloji iri ku rwego ruhambaye, ndetse ni igihugu abenshi batekereza ko yaba ari na paradizo, ariko iyo kigeze mu gufata nabi abirabura gihindura isura. Bibakorerwa bibi cyane cyane iyo bari mu ngendo rusange no hanze yo mu buzima busanzwe. Abayapani rero bafata nabi cyane abirabura. Niba wari ufite gahunda yo kuzajya mu Buyapani, cyangwa se muri kimwe muri ibyo bihugu tugiye kuvuga, uzajye witeguye ko n'ubundi icyo bintu ntuzatungurwe no gufatwa nabi, cyangwa se no guhohoterwa bishingiye ku ruhu. Reka dukomeze n'igihugu cya gatatu, igihugu utakeka ko cyakora ibyo bintu, kuko nabo iyo bageze i Burayi babafata nabi cyane. Ni igihugu cy'Ubuhinde. Igihugu cy'Ubuhinde buriya gifata nabi abirabura, cyangwa se hamwe cyitwa colorism na racism. Cyane cyane abirabura batuyeho bagaragaza ko hari ibikorwa Abahinde bakora rwihishwa, cyangwa se bakabikora nka strategy yo kugira ngo umwirabura uhari yumve nabi, bitume nyine yumva atahaguma igihe kirekire, bimutere kuba yasubira iwabo. Icyo gihugu cy'Ubuhinde nicyo kiri ku mwanya wa gatatu mu gufata nabi abirabura. Mu Buhinde hari icyitwa colorism cyangwa se racism iri hejuru cyane mu gihugu cy'Ubuhinde, kuko 32% by'abanyafurika batuye mu Buhinde batanga ibirego byabo by'ihohoterwa rishingiye ku ruhu buri mwaka. Kaza gukomeza n'igihugu cya kane, sinzi impamvu ibihugu byaze ari byo biri kuza mu myanya ya mbere mu gufata nabi se cyangwa mu kutishimira abirabura. Turakomeza n'igihugu cya kane, igihugu gifite tekinoloji ihambaye cyane, ariko mu gufata nabi abirabura nabwo si ikintu biga, kuko ni ikintu kiri mu maraso y'abenegihugu b'icyo gihugu. Ni igihugu cya South Korea. Muri Korea buriya, South Korea buriya, umwirabura uhari nta mahoro aba afite, n'ubwo wenda twifuza kujyaho za Seoul hehe na hehe, ariko buriya ntabwo umwirabura aba afite amahoro muri biriya bihugu. Abirabura barenga 55% batuye muri South Korea bavuga ko bakorerwa ihohoterwa, cyane cyane bari mu ngendo rusange, mu masupermarket, ndetse no mu buzima busanzwe bakorerwa ihohoterwa cyane, kuko biba bigaragara nk'aho abaturage baho bishimira ibyo bakorera abirabura. Twakomeje n'igihugu cya gatanu, igihugu gifite amateka yihariye mu iyobokamana, akaba ari igihugu nacyo kiri gutera imbere mu bijyanye na tekinoloji, ndetse akaba ari igihugu gihemba neza cyane. Abageze muri icyo gihugu barakirahira, ariko ni igihugu nacyo buriya gifata nabi abirabura, byaba bikozwe rwihishwa cyangwa se bikozwe byeruye. Ni igihugu cya Israel ni igihugu nacyo gifata nabi abirabura. Burya umwirabura ntabwo avugwa nabi, usibye ko iyo tuhageze cyangwa se bahari ntabwo izo nkuru bazishyira hanze. Rero ni igihugu nacyo kitavugwa neza ku bijyanye no gufata nabi abirabura. Kuba icyo gihugu gifite amateka meza mu iyobokamana ntabwo bikuraho urwango ndetse n'ivangura cyangwa se n'ihohoterwa rikorerwa abirabura muri icyo gihugu cya Israel. Rero niba wari ufite gahunda yo kujya muri Israel, ugende uzi ko nyine ushobora kuzahura n'ako kantu cyangwa se iyo challenge y'uruhu rwawe
ukagenda ubizi ntibizagutungure. Reka dukomeze n'igihugu cya gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga igihugu cya Ukraine. Igihugu cya Ukraine nubwo kiri mu ntambara n'Uburusiya, ariko intambara rwose ntabwo ikuraho urwango Ukraine ifitiye abirabura. Kuba uri umwirabura uri muri Ukraine uba uzi neza ko wiyakiriye nyine bitewe n'ibikorwa bibi bikorerwa abirabura. Ntabwo abanyakirene bishimira na gato umwirabura. Reka dukomeze tuzinjira mu magambo tujye ku gihugu cya karindwi. Ubwo iki gihugu gifatwa nk'igihugu cyangwa se nka nyina w'abahanga batandukanye twamenye, Socrates, Plato ndetse na Aristote, ariko iki gihugu buriya ntabwo kivugwa neza iyo kibonye umwirabura. Ni igihugu cy'Ubugereki. Grèce rwose ntabwo nayo yakira neza cyangwa se yakira na yombi abirabura. Niba wifuza kujya mu Bugereki cyangwa se ufite amafaranga mu Bugereki, uzagende ubizi ko iki gihugu gishobora kuzagufata nabi cyane iyo ufite uruhu rwirabura. Igihugu cy'Ubugereki rero ntabwo njye nari mbizi, ariko kubera amakuru dukesha ikinyamakuru The Virtual Travel cy'umugabo Brian, naje kumenya ko iki gihugu cy'Ubugereki nacyo kidafata neza abirabura. Rero ujyayo ubizi neza ko ushobora kuzahura n'iyo challenge. Reka dukomeze ku mwanya wa karindwi. Nacyo ni igihugu gifite amateka meza mwiyobokamana, kuko uzasangayo za katedrali nziza bavugwa za St Peter n'ibindi. Ni igihugu ariko twakunze no kumva kuko n'abakinnyi bakinayo akenshi bahura n'ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku ruhu. Ni igihugu cy'Ubutaliyani. Igihugu cy'Ubutaliyani buriya nacyo ntabwo kivugwa neza cyane mu bijyanye no kwakira nabi abirabura cyangwa se gufata nabi abirabura. Rero icyo nicyo gihugu kiri ku mwanya wa munani. Ni igihugu cy'Ubutaliyani. Abaturage babayo bavuga ko bahura n'ibibazo by'ihohoterwa mu maserivisi rusange, mu masupamaketi niho ihohoterwa rikunze kuba ryagaragara cyane rikorerwa abirabura. Turaza kumanuka twihuta cyane tujya ku mwanya wa 9. Ni igihugu gifatwa nk'isoko mpuzamahanga ndetse akaba ari igihugu kigendwa na benshi, igihugu gikunze gutanga visit visa aho gutanga work visa. Ni igihugu cy'Ubushinwa. Buriya Abashinwa nubwo tubabona muri Afurika cyangwa se tukababona mu bikorwa bindi bitandukanye, ntabwo buriya Ubushinwa nabwo buvugwa neza cyane ku bijyanye n'abirabura. Hari uduce rwose abirabura bivugwamo ko baba babangamiwe cyane n'Abashinwa baturiye muri ibyo bice. Rero Ubushinwa ni igihugu nacyo kitavugwa neza cyane iyo kigeze mu kwakira nabi umwirabura. Ni igihugu cyaje ku mwanya wa 9. Reka none dukomeze n'umwanya wa 10 twihuta tubanguranya. Ni igihugu bishobora kutagutungura kuko byo ushobora kuba warabyumvishe cyangwa se niba utaranabyumvishe ubu ngubu ugiye kubimenya. Ni igihugu cy'Uburusiya, nicyo kiza ku mwanya wa 10 mu gufata nabi abirabura. Igihugu cy'Uburusiya rero nacyo kigaragara mu rutonde rw'ibihugu 10 bifata nabi abirabura kurusha ibindi ku isi. Igihugu cy'Uburusiya usibye no gufata nabi abirabura, uziko niyo waba uturutse mu bindi bihugu bafata nabi n'Abanyamerika. Rero ntabwo byaba ari ibintu bitangaje kumva ko Uburusiya bwafashe nabi umwirabura. Rero ibyo ni byo bihugu 10 bifata nabi abirabura. Iyi ni Bumuntu Empire. Niba wakurikiye ikiganiro ushobora kuduha comment ukatubwira uti umwanya wari kuzaho iki gihugu, kandi ndabashimira uburyo muhora munyereka urukundo. Rero ndabashimiye cyane.